iyo usomye Abaheburayo 7 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10, Bibiliya itubwira ko impamvu Abalewi batatanga icya 10 nuko sogokuruza Abalewi ari we Aburahamu yatanze icya 10 akagiha umutambyi ukomeye witwa Melikisedeki. Kubw'iyo mpamvu Lewi n'abamukomokaho ntibigeze batanga icya 10. Bisobanuye neza ko urubyaro rwa Lewi, uyu Lewi ni umwana wa Yakobo, Yakobo nawe akaba umwana wa Isaka, Isaka nawe akaba umwana wa Aburahamu. Aburahamu niwe watanze kino cya 10, maze abuzukuruza be bose bakomoka mu muryango wa Lewi basarura ibyiza Aburahamu yabibye. Impamvu Salomo yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, impamvu Salomo yakoze ibibi, ariko Uwiteka ntamwambura ubwami, ubwami akabukomeza n'abana be, nuko Uwiteka yagiranye isezerano na se wa Salomo ari we Dawidi. Uwiteka yabwiye Dawidi ati, ubwami bwawe buzahora mu nzu yawe. Ubwami bwa Dawidi ntibwigeze buva mu nzu ye kugeza igihe umwami Yesu yaziye. Uyu munsi hari benshi bari mu buzima bwiza, uyu munsi hari benshi bari mu buzima bushimishije, uyu munsi hari benshi bari mu kazi keza. Si uko ari abahanga, si uko bafite izindi mbaraga zidasanzwe, si uko bafite ubumenyi budasanzwe, si uko bakora bidasanzwe, ahubwo ni imigisha basarura y'ibyo ababyeyi babo bakoze. Ku rundi ruhande kandi hariho abari mu buzima bubi, hariho abari mu bucakara, hariho abari mu kaga, hariho abakora amanywa n'ijoro ariko bagasarura ubusa, hariho abubaka ingo abandi bakazitahamo, harimo abatereta abandi bakabatwarira abagore cyangwa abagabo, hariho abize babuze akazi, hariho abakora cyane bagasarura ubusa, hariho ba bandi babyuka iyo rubika bakaryama igicuku ariko bagasarura ubusa. Abo ngabo nta yindi mpamvu nuko abasekuruza babo, nuko imiryango yabo ari byo yabibye. Abantu benshi bari gusarura iby'imiryango yabo yabibye. Niba abasekuruza bacu barakoze neza tubyungukiramo, ariko kandi niba baranakoze ibibi tugomba gusarura ingaruka z'ibyo bakoze. Ijambo ry'Imana mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 5 n'uwa 6 harambwira ngo, Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, nkora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibiha 1000. Uwiteka akurikirana abatamwumvira, Uwiteka akurikirana abamuhemukiye kugeza ku bisekuru 4, ariko akagirira imbabazi, akagirira ibambe, agatabara, akarwanirira abamukunda n'abamwumvira kugeza ku bisekuruza 1000. Ubuzima bubi abanyarwanda benshi babayemo ni ingaruka z'ibyo abasekuruza babo bakoze, ni ingaruka z'ibyangwa n'amaso y'Uwiteka imiryango yabo yakoze, ni ingaruka z'ibibi inzu za base na ba nyina bakoze. Harimo gusenga ibigirwamana, harimo guterekera, harimo kubandwa, harimo kuroga, harimo ubwicanyi, harimo ubusambanyi, harimo urugomo, harimo ubusahuzi. Ibyo ngibyo nubwo hashira imyaka 1000, abakomoka kuri abo ngabo bagomba gusarura imbuto ababyeyi babo babibye. Ariko muvandimwe, ndagukangurira kugira ngo uhagurukire kwitandukanya n'ibyo byose. Ndagukangurira kugira ngo uhagurukire kwihana. Wihana ibyaha byawe, wihane ibyaha by'ababyeyi bawe, wihane ibyaha by'igisekuru cyawe, wihane ibyaha by'imiryango yawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo Yeshuwa. Kandi nta kabuza ugomba gutabarwa, nta kabuza Uwiteka agomba kukurwanirira, nta kabuza ubuzima bwawe bugomba guhinduka mu izina rya Yesu. Iyo usomye Yesaya 49 umurongo wa 24 n'umurongo wa 25 harambwira ngo, ariko Uwiteka aravuga ati, abagizwe imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi iminyago yafashwe n'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari njye uzarwanya ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe. Abaguhata nzabagaburira inyama zo ku mibiri yabo, bazanywa kandi bazasinda amaraso yabo nk'usinda vino iryohereye. Kandi abantu bose bazamenya ko ari njye Uwiteka, ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ikomeye yo mu muryango wa Yakobo. Haleluya.
muvandimwe ndagusabira kugira ngo Uwiteka, intwari ikomeye ya Isiraheli, intare yo mu muryango wa Yuda, Alufa na Omega, uvuga bikaba, yategeka bigakomera, uwahozeho kandi uriho kandi uzahoraho byiteka, umuremyi n'umucunguzi, indwanyi ikomeye, intare batinya, Imana ishobora byose, Adonai, Emmanuel, urukundo rw'ukuri, Yehova Shama, Imana ibera hose icyarimwe, uwimika abami kandi agakuraho abandi, umucamanza ukiranuka, umwami w'abami, intangiriro yo kubaho, uhishura ibihishwe, akurwanirire nonaha mu izina rya Yesu. Muvandimwe, fatanya nanjye gusenga rino sengesho. Mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, nanze gusarura ibibi ababyeyi banjye babibye. Mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, nanze kugirirwaho ingaruka z'ibyo ababyeyi banjye bakoze, nitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu. Ntabwo ugomba gusarura ibyo ababyeyi babibye. Ntabwo ugomba kwemera gukomeza kubabazwa. Ntabwo ugomba kwemera gukomeza kugirirwaho n'ibyago by'ibyo ababyeyi bakoze. Ntabwo ugomba kwemera ubukene bwakugize imbata. Ntabwo ugomba kwemera ibibi bihora byisubiraho ku buzima bwawe bitewe n'inzira mbi ababyeyi bawe banyuzemo. Ntabwo ugomba kwemera indwara ababyeyi barwaye ngo nawe uzirware. Kanseri si umugabane wawe, diyabete si umugabane wawe, asima si umugabane wawe, ntabwo HIV ari umugabane wawe. Itandukanye nabyo nonaha, itandukanye nabyo nonaha, itandukanye nabyo nonaha. Ntabwo ubugumba ari umugabane wawe, ntabwo ubukene ari umugabane wawe. Itandukanye nabyo mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yeshua. Ntabwo ugomba kwishyura ibyo ababyeyi bawe bariye. Ntabwo ababyeyi bagomba kurya ngo nawe wishyure. Ntabwo ugomba kwishyura amasezerano ababyeyi bagiranye na Satani. Ntabwo ugomba kwishyura ubwicanyi bwaranze imiryango yawe. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo ugomba kwitandukanya nabyo. Ntabwo ugomba kuba ingaruzwa muheto ya Satani. Ntabwo ugomba kuba ingaruzwa muheto y'abadayimoni. Ntabwo ugomba kuba ingaruzwa muheto y'imyuka y'ikuzimu. Ugomba kwitandukanya nabyo mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yeshua. Ntabwo ugomba kwemera ubusambanyi, ntabwo ugomba kwemera ubwicanyi, ntabwo ugomba kwemera ubujura, ntabwo ugomba kwemera ubugizi bwa nabi ngo bukugira imbata, ngo bukugira ingaruzwa muheto. Itandukanye nabyo, itandukanye nabyo mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yeshua. Muvandimwe, nubwo wajya hehe, ibyo ababyeyi bawe bakoze uzabyishyura. Nutitandukanya nabyo, nudahaguruka ngo usenge, nudahaguruka ngo wihane, uzabyishyura. Byinshi ubona mu buzima bwawe, ibyago ubona mu buzima bwawe, akaga ubona mu buzima bwawe, ubugumba ubona mu buzima bwawe, ibyo byose ni ingaruka z'iby'imiryango yawe yakoze. Ntabwo basenze Imana y'ukuri, ntabwo biringiye umwami w'ukuri Yesu Kristo, ntabwo bizeye umwuka w'ukuri ari wo Mwuka Wera, bizereye mu mbaraga z'ubupfumu, bizereye mu mbaraga mbi z'umwijima. Itandukanye nabyo nonaha, itandukanye nabyo nonaha, itandukanye, itandukanye, itandukanye mu izina rya Yesu. Muvandimwe, nakwingize ngo uhaguruke usengere umuryango wawe. Haguruka usengere inzu ya so, haguruka usengere ubuzima bwawe. Nudahaguruka ngo usenge, nudahaguruka ngo wirwaneho, nta muntu uzakurwanirira. Uwiteka yaguhaye ubutware, Uwiteka yaguhaye ubushobozi, Uwiteka yaguhaye ururimi. Haguruka wature, haguruka wature, uzavuga ijambo rizaba kandi umucyo uzarasira inzira zawe. Haguruka ufatanye nanjye gusenga mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo unkure mu cyiciro cy'abavumwe, unkure mu cyiciro cy'abariho ibyago, unshyire mu cyiciro cy'abanyamugisha, urwo n'urubyaro rwa Aburahamu mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yeshua. Ingufuri yose ifunze ubuzima bwanjye, ingufuri yose ifunze ahazaza hanjye, ingufuri yose ifunze imibereho yanjye, ingufuri yose ifunze igeno ryanjye, iyo ngufuri niturike, iyo ngufuri nikongoke, iyo ngufuri nirimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima ziboshye igisekuru cyanjye, imbaraga z'umwijima ziboshye umuryango wanjye, imbaraga z'umwijima ziboshye ahazaza hanjye, izo mbaraga nizirimbuke, izo mbaraga nizirimbuke, izo mbaraga nizirimbuke kandi nonaha mu izina rya Yesu. Nitandukanye n'amasezerano yose yanduye imiryango yanjye yasinye na Satani, nitandukanye n'amasezerano yose yanduye imiryango yanjye yasinye n'abadayimoni, nitandukanyije nabyo, nitandukanyije nabyo. Amasezerano yanduye abanyarwanda basinye, amasezerano y'umwijima abanyarwanda basinye, nitandukanyije nayo, nitandukanyije nayo, kuko ndi umwana w'Imana mu izina rya Yesu.
nitandukanyije n'ibicaniro by'umwijima imiryango yanjye yubatse, nitandukanyije n'imana z'umwijima imiryango yanjye yakoreye, nitandukanyije nabyo, ndatura ko Uwiteka Imana yo mu ijuru niwe mana yanjye, umwami Yesu Kristo niwe mwami wanjye, kandi umwuka wera niwe mugenga wanjye, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zubakiye ku bupfumu nitandukanyije nazo, nizirimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Intwaro zose zahagurukiye kundwanya, imiheto yose yahagurukiye kundwanya, amacumu yose yahagurukiye kuntera, ayo macumu narimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Ururimi rwose rumvuga ibibi, ururimi rwose runtongera, ururimi rwose rumvuma, urwo rurimi niruceceke nonaha mu izina rya Yesu, kuko nta ntwaro baremeye kundwanya izagira icyo ikora, kandi ururimi rundwanya nzarutsinda mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yeshua. Nimuzamurire amashyi umwami Yesu muri iyi nzu. Nahawe ubutware n'umwami wanjye Yesu Kristo ko nzakanagira inzoka na sikorupiyo, kandi nta mbaraga z'umwijima uko zaba zimeze kose zizagira icyo zikora ku buzima bwanjye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Muzamurire amashyi Yesu Kristo. Nahawe urufunguzo rw'ubwami, kandi icyo nzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, n'icyo nzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Mpambuye ubuzima bwanjye mukuye mu bibi, mpambuye igeno ryanjye ndikuye mu bibi, mpambuye amasezerano yanjye nyakuye mu bibi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Icyubahiro ni icy'umwami Yesu Kristo. Haleluya.